ni radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa murisanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Hashize amezi atandatu igihe twahimbazaga umunsi wa Noheli, nabateguriye ikiganiro nabagejejeho nzirikana amagambo ya nyiricyubahiro Kardinali w'u Rwanda Kambanda yari yabwiye abakristo ku munsi wa Noheli ko Noheli ari umunsi w'abana, ko bagomba gukundwa, bakarerwa, bakabera Imana. Icyo kiganiro Agasaro Kaburaga cyasuzaga umwaka nagihariye abana bakuze badafite ababyeyi. Abo bana baje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga bashaka ababyeyi babo, barimo na Joselyne Uwamahoro. Ndamuharira igice kinini cy'ikiganiro. Impamvu ni ukumufasha kwandika amateka ye mashya, kuko yari amaze imyaka 25 abyifuza, yari amaze imyaka 25 atandukanye na nyina nawe ntiyari azi ko umwana we akiriho, aramubonye. Iki kiganiro kandi ngituye ababyeyi mwese mugira ubuntu mukarera abana nk'ikiremwa, mubakunda, mukabaramira, mukabakuza. Umwe muri mwe ukwiye amashimwe y'umwihariko ni Dona Marlene Mukayiranga, niwe wareze Joselyne Uwamahoro. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe muzakabona, shaka agasaro kawe rero. Nabibabwiraga mu kanya, Joselyne Uwamahoro ari mu bana nahari ikiganiro mu gihe cya Noheli. Inkuru y'umwana w'igitambambuga wagarutse mu Rwanda yizera kuzabona nyina, ukwizera kukamubera inkingi y'ubuzima. Ndifuza ko mwongera mukamwumva. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kabeza. Yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashakisha nyina Serafine Kayitesi, ambwira ko akomoka i Gashora mu cyahoze ari Kigali ngari. Kuzenderwa na masenge, gusa nyine sinari mbizi ko uwo masenge atari we mama. Ubwo nyine ngiye nca akenge ngenda mbimenye. Nuko nifite amakuru ko mama wanjye ari umunyarwanda, nuko papa wanjye akaba umurundi. Nuko nigira inama yo kuzajya gushakisha nyine mama wanjye, ariko narashakishije ahantu hose. Twagiye muri Croix Rouge, twagiye kuri radiyo, ahantu hose, ariko twarashakishije turaheba. Gusa amakuru wenda nari mfite nuko nari nzi ko umuntu wanjye yitwaga Kayitesi Serafina, akaba yari atuye ahantu bitaga Gashora mu Kigali ngari. Rero nagerageje gushakisha ahantu hose, banavuga se ko Kigali za Gashora ari nini, kawuzi izina rya mama wawe gusa, ntabo bavukana uzi, nta ba mama wabo uzi. Se twabigenza dute? Turakomeza turashakisha biranga nyine kugeza na n'ubu ngubu. Ubwo rero numvise Agasaro Kaburaga, ni ukuntu abantu bagenda babonana n'ababo hashize igihe kinini cyane. Avuga ati nanjye wazashakishayo, numva koko namubona. Umuntu ntigeze ngira amahirwe yo kuba nabona isura ye, nkareba nanjye byiza ko nabasha. None se Joselyne, uwo ushaka ni mama wawe gusa cyangwa urashaka na papa wawe? Papa wanjye we nigeze kumubona, ariko ntabwo urebye ndashaka mama cyane, ko papa we ntimuziho, ariko mama we niwe ntaziho na gatoya. Papa wawe muhuye wigeze umubaza amakuru ya mama wawe? Narayamubajije, ariko nyine ko nari nkiri mutoya, hari n'ibintu iyo umwana akiri mutoya atitaho cyane. Ubwo yangiye nyine ko yigendeye, aramunsigira, ko twabaga muri Tanzaniya.
yarigendeye arakunsigira ariko nta kindi nta birenze ibyo ngibyo yambwiye gusa ko yari uw'igashora muri Kigali ngari ambwira n'iryo zina gusa. Aho muri Tanzaniya yavuye akagaruka mu Rwanda akagusigira papa wawe ni akahe gace ka Tanzaniya? Kubera ko nari nkiri mutoya twabaga ahantu mu nkambi iyo nibuka neza hitwaga Rukore, niba ari Rukore. Hafi aho hari inkambi ya Rukore, hakaba n'inkambi ya Benako yari nini cyane. Wari mu yihe muri zo uko ari ebyiri? Nabaga Rukore, gusa nabaga Rukore niho twabonaga na papa, gusa uwo masenge nabwiye wanderaga yabaga hitwaga Ibumashi niba nibuka neza. Hanyuma se mama wawe yagusigiye papa wawe amubwira ko yigendeye yisubiriye mu Rwanda? Oya, mama yashakaga kuntwara kubera ko nyine yashakaga ngo kuntwara akanjyana nyine akanyika papa. Nyine papa ko yakatabishakaga yiga umugambi niko nabyita anjyana kwa masenge atabizi. Noneho uwo masenge kubera ko nyine yaratuye aho ngaho Ibumashi niho yanjyanye, niho aba ariho njya kubona n'ubwo mama wanjye arigendera. Agasaro kaburaga kabonetse. Maze gusaba abumva Ijwi ry'Amerika gushyira hamwe tugashakira umubyeyi Joselyne Uwamahoro, umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Jeanne Pomusene Kagabe utuye i Gashora yarabyumvise asanga amuzi ndetse ajya kumureba kugira ngo amenye niba ari we koko. Navuganye nawe, atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Rweru, akagari ka Batima, umudugudu wa Kamudusi. Kagabe Jeanne Pomusene, kazi neza ku Ijwi ry'Amerika. Yego. Kagabe, ni wowe wumvise amakuru y'uyu mwana Uwamahoro Joselyne ashakisha umubyeyi we? Umaze kuyumva wumvise uwashakisha umuzi? Maze kubikurikirana numvise hari umuntu duturanye witwa Kayitesi Serafina. Yego. Hanyuma ndamusanga njya kumubaza ko hari umwana yaba yarabuze w'umukobwa. Akusubiza ngo iki? Ambwira ko hari umwana yashize muri Tanzaniya ariko ngo yamusiganye na se, isha yaramutwaye amujyana kwa nyirasenge. Yego. Hanyuma ngo yashaka kumuhungukana, ubwo ishe yanga ko amuzana ajya kumusha kwa nyirasenge, nyina araza musigaye. Yamusize atamwanze, ari uko gusa se yanze ko amutahana? Ntabwo yaramwanze rwose, ngo nawe yagize agahinda ko kuba asize umwana wiwe ariko ishe yaragiye kumusha kwa nyirasenge. Wowe se uko wari wumvise uwo mwana avuga ku Ijwi ry'Amerika, ukumva n'ibyo nyina, uwo nita nyina magingo aya, Kayitesi, wumvaga bifitanye isano? Wumvaga ari umwana n'umubyeyi? Yewe, kubera ikiganiro nkunda kugikurikirana buri munsi. Yego. Rero numvise bavuze ngo arashakisha nyina witwa Kayitesi Serafina, wahoze atuye muri komine Gashora. Yego. Ndavuga n'ubundi kubera ko ariho yahoze atuye, reka nje kumubaza numve koko nisanga atari byo, ubwo ndabyihorera. Yego. Ubwo ngize amahirwe arambwira ati rwose nabuze umwana wanjye namusize muri Tanzaniya, namusize ntamwaze, ati n'ubu nari nzi ko yanapfuye. Hanyuma rero ubwo nimero yawe ntayo twabonaga, icyo abikoze kubera ko hari abantu bafite za telefone za smartphone. Yego. Twanagiye kureba umuntu ufite smartphone, tujya kuri YouTube dusubira ku kiganiro, ni nabwo nabonye address neza za uwo mukobwa yaba ari. Yego. Hanyuma rero nimero yawe ko ntayo twagiraga, kubera ngo gukurikirana Ijwi ry'Amerika ikiganiro isatu basumba kunda gucishaho cy'urubyiruko. Yego. Baba bavuzemo nimero, ashizeho nimero ya telefone, ubwo mba ndayanditse, mwandikira ka message aho kugira ngo zamuze nawe, hanyuma ndebe uko umukobwa twazabona ka nimero kiwe. Urakoze cyane. Uwo wabonye koko ni nyina wa Joselyne Uwamahoro Josephine Kayitesi,
ibimenyetso umpaye bihuye n'amakuru twari dufite. Ubu ngubu ahasigaye ni ukugira ngo tubahuze bashobore kumenyana, bahure nk'umwana n'umubyeyi. Ariko nagira ngo ngushimire byimazeyo wowe kimwe n'abandi banyarwanda benshi bagira uruhare rukomeye muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, bacyumva kenshi bigatuma bashobora gutanga amakuru atuma dushobora kubona abo twabuze. Ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima, Bwana Kagabe Jean Pomusene. namwe turabashimira ubwitange mugira rwose, narizi ukuntu nabona nimero yawe, murakoze kabisa. Agasaro Kaburaga. Umubyeyi umaze imyaka 25 atabona umwana we, akeka ko ashobora kuba atakiriho, yakika imirimo akakirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika imubwira ko umwana we ariho kandi ko amushaka, yifuza kumubona. Abyakira ate? Kayitesi Serafine namusanze igashora antegereje mubwira inkuru nziza. Nabuze umwana w'umukobwa mubulira aho bita Tanzaniya. Ubwo rero kumubura, papa wiwe yari umurundi genda umunyarwanda. Igihe cyarageze cyo gutaha mu Rwanda, papa wiwe aramunyaka amushyira nyirasenge, twabaga ahantu mu nkambi ya Rukore, amujyana aho bita mu nkambi ya Rumasa. Ubwo rero amaze kumujyana yari afite imyaka 4, ndataha nza mu Rwanda. Igihe umuturanyi wawe Jeanne Pomusene Kagabe yazaga kukureba akakubwira ko agufitiye amakuru y'umwana wawe Joselyne Uwamahoro ugushaka, akakubwira ko yabyumvise mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wabyakiriye ute? Byarandenze, ahubwo byaransanze kuko naje kujya kwa gitifu ngo ndebe ko hari icyo yamfasha, gitifu w'umurenge birangira byanze. Ubu ngubu ikintu nari ntegereje nyine, navugaga ati Imana yatumye abasha kuvuga abo duturanye bakamwumva, izabasha no kumunyereka nyine. Umukobwa wawe yitwa Uwamahoro? Joselyne. Joselyne, iryo zina ni wowe wari mwise? Yitwaga Ndayisenga Joselyne. Uwamahoro mwaryongeyeho nyuma? Ubwo ni papa byongeyeho kuko yamujyanye nyine mu Burundi. Urumva hari umwana muto cyane, yari afite imyaka 4, twari Tanzaniya, naho ubundi twamwitaga Ndayisenga Joselyne. Ubu se witeguye ute kuba wahura nawe? Ndumva byandenga, kanezereza cyane, umva mbese mwana mwijuru simbizi. Nta makuru ye wigeze wongera kumenya kuva wamusiga muri Tanzaniya? Nta kindi wamenye? Nari nzi ko yapfuye, ntabwo nari nzitekereza. Wari uzi ko yapfuye? Mu kiganiro se bigeze bakubwira ko hari umuntu wamutoraguye akamurera, ubu akaba amufite amutunze nk'umwana we? Icyo kiganiro cyumvishije uwo muturanyi, ambwira yuko hari umuntu wamutoraguye, avuga ati cyama nibuze nkareba yuko nabona naho nginga umusaya, hari ahantu nyine nawe urumva umwana utagira nyina, umwana utagira se, byaramucanze nyine. Kandi icyo kiganiro ntabwo nigeze ntiyumvira, ariko uwo ni umwana wanjye. Uwo mwana wawe reka mushake muhamagare muguhe muvugane, ningira rurema n'uwo mubyeyi wamureze nawe araba hari, nawe muguhe muvugane, ugume hafi. Birumvikana ko Joselyne Uwamahoro ariwe wamenyeshejwe mbere inkuru nziza mbinyujije ku mubyeyi umurera Dona Marlene mu Kayiranga, kugira ngo amutegure basangire ibyishimo. Ahasigaye ngiye kubahuza umwana na nyina, bamaze imyaka 25 batabonana. Umwana yari afite imyaka 4 igihe batandukanaga, igihe kirageze. Oui, Joselyne. Ni Venuste Nshimiyimana ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Duherukana mu kwezi kwa 12
umwaka ushize mu gihe cya Noheli n'ubunani ushakisha mama wawe. yego Nagira ngo rero nkubwire ko uwo wari utegereje iyi myaka yose mama wawe uko wamushatse uko wamumbwiye namubonye. bindi ndi kumva wayanga hari n'inzozi z'ubugeraho nkakanguka ntabwo ndi kubyumva neza. Ntabwo urimo byumva neza. Ndumva wagira ngo ni inzozi ahari nshobora kuba ndimo ndarota. Noneho reka ngufashe kurota. Reka ngufashe kurota noneho mama wawe muzane hano mu kiganiro tudatinze. Mama wawe muzane mu kiganiro hanyuma muganire gato. Madame Kayitesi Igashora muraho? muraho neza. Umukobwa wawe Uwamahoro ari hano kuri telefone ngaho mubyeyi suhuza umwana wawe. Joselyne ndi kukumva. muraho. Muraho neza. Njyewe mama wawe washatse imyaka myinshi ukamubura. uri kunyumva? Ndi kukumva. Nagira ngo nkubwire yuko nabanje kwitonda afata igihe gihagije kugira ngo umenye koko niba ari we mama wawe. Amakuru kwa yambwiye nasanze ariyo, nakoze iperereza ryanjye ryimbitse nsanga ni mama wawe, niyo mpamvu niyemeje kubahuza. Birumvikana yuko nanone ntabwo urabyumva ko mama wawe umubonye, ariko nguyu mama wawe akawa wundi. Banza ufate igihe utekereze wiyakire, ubundi niba hari ikibazo ushaka kumubaza ukimubaze nawe umusuhuze. Mbere na mbere ndabashimira mwebwe kubera ko ndi kumva ari ibintu by'ibitangaza, hari niba mukorana n'Imana bwa hasi. Ntabwo ndi kubyumva neza ukuntu igihe kingana imyaka yose 20 yose umuntu ahantu hose nashakishije ariko umuntu yabagezaho ikibazo bigahita bikunda nta n'igihe cy'umwaka giciyemo. Mbere na mbere sinzi niba nabona nuko mbashimira. Nukuri murakoze cyane. Ubanza no kuvuga ngo murakoze bidahagije, sinzi n'indi jambo nshobora gukoresha. Urakoze gushima nawe ubishimirwe. Ndabashimiye cyane. Wenda ikibazo numva namubaza, arabizi ko nitwa Joselyne? Madame Kayitesi amazina wamuhaye n'ayahe? Yitwaga Ndayisenga Joselyne. Yitwaga Ndayisenga Joselyne. Okay, ndabyibutse. Urumva ko kari nari nzi ko wapfuye akiriho, ariko kumva mwarakoze ikiganiro ku itariki 3 ari umuturanyi nyine waje kumva ko ari umwana uri kuganira avuga amazina, araza arambwira, ariko nanjye ntabwo nabyemeye yuko waba ukiriho kuko papa wawe yapfuye akiri muto, ufite imyaka 4. Sinagaragara rero ko ukiriho, ariko sinzi ukuntu nabivuga, yewe numva bindeye. wagiye mfite imyaka 4? Yakunyatse ufite imyaka 4. Kera mfite byinshi byo kukubaza, ariko kuri nshimishijwe no kumva ko nanjye sinzi ndumva ntazi. Wenda nzapfa tubona niba twabonanye ntabwo Imana itabigize. Ntabwo bizatinda, urabyumva. Umukobwa wawe yabuze amagambo asobanura ibyishimo afite ku mutima, afite akanyamuneza, afite ubwuzu, afite kwibaza, anashyira Imana imbere. Nkawe w'umubyeyi kuba wumvise ijwi ry'icyo gitambambuga wasize muri Tanzaniya, dore hashize imyaka igera kuri 25 umusize, ukaba umwumva avuga ubu ngubu. Mbwira, urumva umeze ute aho ngaho wicaye uri ku gitereko? Nakubwete ndumva bindenze kubona usize umwana ni nk'aho aba akiri ku ibere ukamwumva angana gutya. Ntabwo nabona uko mbivuga, sinabona uko mbivuga.
birandenze cyane. hari abandi bana benshi batagize amahirwe yo kubona ababyeyi babarera. Wawe w'amahoro yanyuze muri byinshi, agatima karamusubiza iwabo, ataha gushaka, asubira i Rwanda, arara Rubunda, abura aho ajya, aza kubona umubyeyi umurera aramukuza, n'ubu bari kumwe. Uwo mubyeyi wakurereye akagukuriza, uwo mubyeyi we wamubwira yahe magambo? Umva yarakoze Imana y'imwiza, yarakoze n'Imana yarabibonye, kandi icyo yakoze n'urugamba yarwanye yumva ko yamutoye ari umwana muto cyane ukeneye kugerwa akamurera. ari ukuvuga ngo impemba ntabwo nabona icyo namurunga uretse Imana y'imwiza iriyo yonyine. Joselyne, ayo magambo mama wakubyaye abwiye umubyeyi wakureze ayakuye ku mutima, wowe uyakiriye ute? Urumva akunyuze? ndabyishimiye, ariko mbere na mbere mbere rwose ndumva nishimiye kuba mubonye nyuma y'igihe kinini, ariko ndumva ntabona, ni ukuri ntabwo nabona amagambo nkoresha kugira ngo mushimire wowe. Birahumura, birahagije. kuko birandenze sinzi uko nabivuga. Komera, shimira Imana kandi ushimire n'abantu barimo benshi, nk'uko twaganiraga icyo gihe impuruza twayitangiye rimwe, dusaba abantu bose bumva ijwi ry'Amerika kudutabara, kudufasha kugira ngo tugukure mu gahinda warimo, tugushakire umubyeyi. Ntabwo ari igikorwa cyanjye nyine, n'igikorwa cy'abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'Amerika, barikunda kandi bafasha iki kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ku cyiyemeje cyo guhoza mwebwe no guhoza imiryango yabuze abana, yabuze ababo, bakiriho, bakiri ahantu hatazwi, batazwi ko ariho bari. Abo bose twagenda twongera kubafasha kugira ngo bagire ubuzima bwuzuye bwo kumenya aho bakomoka. Nawe rero ushimire abo bose, ushimire umubyeyi wakureze akagukuza, akakugeza, akagufasha, yamwara kumwe mu kiganiro. Hanyuma ushimire n'Imana yakuragiye kugeza ubu. None se Uwamahoro, uwo mubyeyi muri kumwe, ari hafi ko mushaka? Sinkwambura ijambo, hari ikindi washaka kuvuga mbere y'uko uwo mubyeyi? wenda icyo nashakaga kuvuga mbere na mbere nyine ndabashimira pe, ndabashimira kubera ko nkurikije ukuntu nakuze, nanone nkaba nanjye wenda ngiye muri sosiyete, byageze ahari nibaza ese nanjye ntabwo naravutse nk'abandi bana, ariko umfashije mu by'ukuri, muramfashije ijwi ry'Amerika, mbashije nanjye kubona ikintu wenda gikomeye, ndabumenye ko ariho. ariko nta kindi navuga usibye guhora nshimira Imana ku bwawe, koko nk'uko izina ryawe riri. Nta kindi navuga usibye kuvuga ngo murakoze, kandi Imana ikomeze ibayobore mu byo mukora byose. kandi wenda ikindi navuga ni uko mbonye ko ibi bintu ari ukuri koko, ntago n'abandi bose icyo nabashishikariza ni uko nabo babigerageza, kuko murakora pe, murakora, ntabwo ari ibintu wenda byo muri filime cyangwa inkuru mpimbano. oya, nkurikije ibibayeho, nk'ukuntu nari narataye icyizere, mbonye neza koko ijwi ry'Amerika rirashimye. reka nze mubahe. Urakoze cyane. alo Uyalo, uraho umubyeyi mwiza? muraho namwe Venuste? Duherukana mu minsi mikuru ya Noheli, abanyarwanda bumva ijwi ry'Amerika barakwibuka, tuganira, amaze kuganira n'umwana w'amahoro, Joselyne, washakaga umubyeyi we, utubwira ko nta kindi umwifuriza, ko wifuza ko yazagira Imana agahura na nyina yashakaga. None rero
nagira ngo nguhe icyo nawe ugomba kuba wifuza ngo uhuze n'umubyeyi nkawe, umubyeyi wabyaye Joselyne, umubyeyi warereye. None nagira ngo muguhe musuhuzanye gatoya, dufite iminota ine, bambye ko dufite iminota ine, reka tuyifate musuhuzanye. Kayitesi Joselyne, uri hafi? uracyanyumva? uracyari mu kiganiro? Nguyu umubyeyi wakurereye, mu kanya bambwiraga amagambo, noneho ndamuguhaye, ngaho mwibwirire ikikuri ku mutima. ngaho wa mubyeyi wanoreye umwana ukamurera aho ntari ukahaba. muraho yewe mwarakoze ngewe ku bwanjye numvishije bindenze, numva nta kintu nabashimiriye ko Imana yo mu ijuru yababaye hafi mukanderera aho nta rindi mukahaba. mwarakoze, Imana izabaha umugisha. yego urakoze kudusabira umugisha. icyo twifuzaga ni ukukumenya. Venuste arakoze cyane, tuzamushimira hari by'umwihariko kuko akoze ibintu bikomeye. Ikindi nakubwira ni uko Joselyne turi kumwe, ni umwana uri aho ntabwo yandagaye rwose, Imana yaradufashije, ari aho ameze neza. tuzishimira no kukubona, ibindi wenda muzabiganira, afite ibikomere byinshi, ariko ikintu nzagerageza kumwumvisha ni uko mama ari mama. ntabwo ibindi byose ahari, tuzishimira kukubona mu biganire, kandi ndabifuriza ibyiza. murakoze. Nagira ngo nongere ngushimire mbikuye ku mutima, ngushimire nk'uko nabivuze ubushize kandi nkunda kwivuga no mu kiganiro Agasaro Kaburaga, urukundo, urugwiro nk'umubyeyi wagize ugifite. Nakubwiraga ko urerera Imana ukarerera n'u Rwanda, warereye na Kayitesi, uwo mutima uzawuhorane, mukayiranga uzabyara uheke. Nta kindi nakwifuriza, uzakomeze uba umubyeyi ukwiriye iryo zina koko. Kayitesi, nawe ndagushimira kuba utaribagiwe umwana wawe, wari uzi ko atakiriho, ariho, yakubwiye yuko yakomeretse cyane. ndagusaba kugira ngo uzamugenze buhoro, uzamuha urukundo atabonye muri iki gihe mutari kumwe. Nawe Uwamahoro Joselyne, ndagushimira ubwizige n'urukundo ufite, no kuba warahisemo kuza ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ukatwizera, ugafatanya natwe kugira ngo tugufashe. Mwese ndabashimiye kandi mbifurije amahoro n'amahirwe. murakoze cyane Venuste, ibintu dukoreye ntabwo tuzabyibagirwa. Nibyo tugushimira rwose. Madamu Kayiranga, urakoze. ni wowe ukwiye gushimirwa by'ikirenga, ni wowe wagize urukundo rudashyikirwa, ni wowe watoye uwo mwana Joselyne Uwamahoro, uramurera, uramukunda, uramugorora, umugeza aho ageze magingo aya. Wambaye hafi kuva yaza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka umubyeyi we, uramufasha, waje nawe hano mu kiganiro, none n'ubu wagarutse kugira ngo usuhuze mama wa Josiane kandi umuhumurize, umubwire ko umwana we ari amahoro. Nagira ngo nsabe abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya baguhe amashyi y'umutima. uri imfura. Birandenze ariko birashimishije cyane. Kayitesi, nawe ngaho ukomere. murakoze, Imana ibaha umugisha, ikomeze bongerera ubutwari bwo kuvura abakomeretse ibikomere bikagabanyuka pe. Joselyne, nawe ndagira ngo ngusezereho, umurimo wanjye ni hano urangiriye, ahasigaye n'ahimana, ariko ndagusaba nawe kuzashyiraho akawe. ndakwifuriza amahoro n'amahirwe, ndakwifuriza kuzagira ibyishimo nk'uko wabyifuzaga birushijeho. yego Venuste, natwe turabashimiye cyane, kandi rwose none dukomeza ibaha imbaraga mu byo mukora, kuko akazi mukora nta kibuzi mukora,
kuko umuzika byawe sinzi niba n'umuntu yabona n'icyo yishyura, ariko turabashimiye cyane mwarakoze kandi rwose kirenge uko n'Imana nawe ibona umuhati mushyiraho kandi tukagira imbere byiza mukora kuko ntacyo twabona tubahemba. urakoze cyane. Agasaro kaburaga karabonetse. Voice of America. Agasaro kaburaga karabonetse. Aho uri hose tega amatwi ijwi ry'Amerika rigususurutse mu ndirimbo, mu makuru, mu biganiro. Agasaro mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki ni ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga. Turi mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Umwana w'umukobwa wari igisekeramwanzi w'imyaka 3 yarokotse jenoside yakorewe abatutsi ari umwe rukumbi. Ababyeyi be bamaze kwicwa bari batuye ahitwa Nyarufunzo muri Butamwa. Abo ni Ingabire Imakurata na Nsengiyumva Celestine. Uwo mwana umutoni wa se Delphine bahimbaga amafubo yatowe n'umusamaritani aramuhungana bagera mu nkambi ya Nyarushishi Rwankuba, niho batandukaniye. Uwo mwana umubereye nyirasenge ari we niyo Twagira Anne Marie aramushaka, atuye mu mudugudu wa Kabacuzi, akagari ka Ntungo, umurenge wa Mwurire, akarere ka Rwamagana. naje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kuko nawe gikomeje kucyumva kuva kera kigitangira, nkumva mubasha guhuza ababyeyi n'abana. None se wowe ninde ushakisha? Mwaburaniye he? Mwaburanye gute? Ndarangisha umwana wa mukuru wanjye wari utuye ahantu bitaga Butamwa kera. Yego. ubu hitwa mu murenge wa Mageragere. Uwo mwana rero ababyeyi be bamaze gupfa, hari abantu bamutoye baramuhungana. Abo bantu bamutoye ni bande? Ni umupapa witwa Kayibanda n'umudamu we niba bari bamuhunganye. Noneho bageze ahantu bita ku Rushashi, hari inkambi bayicumbikamo bahabara iminsi. Noneho haza gukubita ibisasu byinshi. Nuko batatanye n'uwo mwana rero bamuhura batyo, ariko amakuru naje kumenya nuko uwo mwana hari undi mukecuru witwa Merisiyana ariko ntabashije kuvugana nawe, nawe wari utuye aho ngaho i Butamwa Nyarufunzo. Wagiye kuzana umwana we muri Oruferina, yabaga ahantu muri Zaire, ahantu ngo bitaga niba ari Indosho, ngo muri Oruferina yahabaga y'abana. Niho yaje kubona rero uwo mwana, ariko ngo aranamusaba, baramubwira bati ntabwo twamuguha nta kintu cy'isano mufitanye. Dusubira inyuma gato mbere uko tugera Indosho. Uwo mwana yitwa nde? Umwana yitwaga umutoni wa Delphine, ariko bakundaga kumwita Amafu. Uyu mugabo w'umugiraneza wamubonye ababyeyi bamaze kwitaba Imana akamuhungana kugera ku Rushashi, Kayibanda umbwiye yaba akiriho? Aracyariho rwose. Atuye he? Atuye Mageragere ahantu bita Rugendabari. Ni hafi ya Nyarufunzo hariya bari batuye mbere? Ni hafi ya Nyarufunzo rwose, ni ukwambuka akantu k'agashanga gatoya ugahita ugera aho atuye. Wigeze uganira nawe? No mu cyumweru gishize twaravuganye, ndimo kumubwira nti hari ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga gica ku Ijwi ry'Amerika, naranditse mbasaba kunshakira wa mwana, ariko ntabwo baransubiza. Arambwira ati nibiba ngombwa rwose uzabahe na nimero yanjye mbasobanurire byose uko byagenze. Ndifuza kuvugana na Kayibanda, ariko hagati aho uwo mubyeyi wagiye gushaka umwana we mu kigo cy'imfubyi kiri Indosho yakubwiye ko yamubonye akamumenya? Yaramuzi? Yaramuzi kuko bari baturanye, yaraturanye n'ababyeyi be. Yaramubonye aramumenya, ariko nyine urumva ntiyabashije kuba yamuzana. Ndetse Kayibanda rero ubundi twabivuganagaho. Yego. Mubwira nti
unshakire nimero za Merisiyana ndebe ukuntu namubaza amakuru rwose ambwira amakuru ya nyayo. Arambwira ati nzagerageza kuzishaka kuko ntabwo bagituranye neza. Birumvikana ko hari amakuru akenewe kuri Merisiyana, hakaba n'amakuru ufite ariko nanjye nkeneye kuzuza nahabwa na Kayibanda. Hagati aho nyibutsa papa w'umutoni wa Delphine nyakwigendera yitwaga nde? Yitwaga Nsengiyumva Celestin. Birumvikana ko abantu bumva Ijwi ry'Amerika mbambaza ibyo bibazo byose kugira ngo bifashe buri wese utwumva muri kano kanya kumva umwana dushakisha uwo ari we. Uwaba rero yarazi Nsengiyumva nyakwigendera Nsengiyumva Celestin na Ingabire Makurata bari bafite umwana warokotse umutoni wa Delphine Mafubo. Waba yaramubonye mu kigo cy'imfubyi cyari Indosho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo nguwo ni waduha amakuru yihutirwa kugeza ubu. Ariko se wowe tuvugana magingo aya Ana Maria niyo twagira, ubwo uri nyirasenge wa Delphine, nubwo bwose ugishaka Merisiyana, mu makuru wahawe na Kayibanda ninde muntu ushobora kuba yaravanye uriya mwana hariya ku rushashi akamuhungana? Yewe uwo musaza nawe avuga ko atamuzi, avuga ko ibisasu byakubise bagahita batatana, bamwe bagahunga ukwabo, uwo mwana ngo akamushakisha mu bantu benshi akamubura. Ntabwo bazi mu by'ukuri umuntu waba yaramugejeje muri Kongo. Amakuru yongeye kumenya kuko uwo musaza yagerageje gufatanya na mama, intambara irangiye bajya muri Seyiseri baraza kuruwaruje mu Kiyovu. Yego. Bajyayo baratanga amazina barashakisha ariko nta gisubizo bigeze babona. Ubwo rero ntabwo tuzi ukuntu yaba yarageze muri Kongo. Niba ari umugira neza umunyempuhwe wakabonye wenda akavuga ati aka kana asiga mu nzira, niba wenda ari imiryango ifasha abantu wenda yakabonye nka za kuruwaruje kakajyana, nta makuru dufite. Umutoni wa yari afite imyaka ingahe muri 94? Yari yavutse muri 90, yari afite hagati y'imyaka 3 n'igice n'ine. Uramwibuka neza Delphine umutoni wa ari umwana w'igisekeramwanzi? Uramwibuka neza ku buryo wamumbwira? Ndamwibuka cyane, yari umwana wiraburaga cyane, wari ufite uruhanga rw'amasoso manini agera inyuma, wagiraga amaso, wari ufite n'amaso manini, n'amaguru yendaga kuba nka entre parenthèse mu gakeya. Yego. Nuko yari ameze. Yari afite ba nyirasenge bitwaga bamusabye Imana, bari baraho hafi ye, base wabo bitwaga Baroyizi, ariko bose nta bakiriho, umuryango warazimye wo kwasi. Komera Mafubo ashobora kuba akiriho. Nta kandi kantu wibuka nk'imanzi yari afite ahantu, nta kantu wibuka? Nta kandi kantu muzi nibuka ndi, kuko nanjye nari mfite nk'imyaka nka 14 cyangwa 15, urumva yari umwana narutaga, ariko ndamwibuka uko yasaga. Ariko ndumva nta kandi kantu muzi keretse kuba ari umwana nyine wariraburaga cyane, n'amaso rwose manini. Mbere yuko nkureka mu masegonda make dusigaranye, nubwo bwose yaba atakumva kubera uko ururimi rw'ikinyarwanda atarwumva, nzamusobanurira nimubona. Ni iki kintu kikuri ku mutima nka nyirasenge umaranye imyaka 28 ufite ushaka kumubwira ariko unagisangiza bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga? Niba Mafubo nimba rwose nagira ngo mubwire yuko tumukunda cyane mu muryango wo kwa nyina wasigaye. Nagira ngo mubwire ko afite ba nyina wabo, afite na ba nyirarume basigaye, ndetse nuko na nyirakuru tubyara nyina aracyariho. Ndagira ngo mubwire rwose niba nyumva ko tumukunda cyane kandi ko tumubonye twaba tugize umugisha, kuko yaba ari umwana uje gucikura umuryango w'iwabo wazimye. Delphine aho yaba ari hose, haba mu bihugu by'Uburayi na Amerika, haba na Afurika y'Uburengerazuba, niyo yaba yaragarutse mu Burasirazuba, uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga twifuza kumubonamo.
nongere ngushimire wowe Ana Maria niyo twagira umaze imyaka 28 wizera kandi utegereje ni namezi atari make utegereje hano kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira kuba waragize kwihangana ukomeze utegereze wizeye. Imana ibahe umugisha kubw'ubwitange muhorana rwose. Iyo numvise kino kiganiro nkumva ko mwahuje amarangamutima aransaba rwose, nkumva ko muri abantu beza Imana izajya ibaha umugisha cyane. Urakoze cyane. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Kuva intambara yatangira mu Rwanda mu mwaka w'1990 hagati y'ingabo za FPR inkotanyi zari zateye zivuye muri Uganda n'iza leta y'u Rwanda y'icyo gihe, abaturage bari batuye mu makomini ya Muvumba yo mu Mutara yabereyemo imirwano ikomeye barahunze, abandi barishwe, abana basigara ari imfubyi, abagira neza barabagoboka. Nk'umuryango w'ababikira b'abakarikuta bafashaga imfubyi kubona ababyeyi bazirera bakazikuza. Nguko uko Joselyne Nyirarukundo yatandukanye na musaza we ari nitwe Benedict Apollo washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'1993. Kugeza ubu ntibarabonana. Kubaho ufite umuvandimwe uzi ko ariho nawe azi ko uriho, mukabaho mutabonana, biri mu nkuru ibabaje ya Nyirarukundo uri mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kamutora, umudugudu wa Kamutora, yatugejejeho mu kwezi kwa kabiri. Mu gihe cy'intambara twabuze ababyeyi, dusigara turi abana babiri. Uwo nguwo nashaka gushakisha ubanze y'igihugu, dusigara turerwa no mu yindi miryango, baradufata turangije kubura ababyeyi. Ndangije kuba mukuru njya gushakisha uwo mwana, kuko baduhaga amakuru ngo yafashwe n'ababikira b'abakarikuta Ingarama. Bakajya batubwira ngo marume ngo niwe wamutanze. Mbajije amakuru uwo marume aho yaba ari, barambwira ngo marume ngo yaba yarapfuye ngo cyangwa yaragiye mu Bugande. Noneho ndangije nshakisha udukuru, nandika kuri adresse njya mu babikira Ingarama 2012 ngiye mu babikira Ingarama, baramfasha bareba mu bana bafashe mu nkambi Ingarama, barambwira ngo nzane imyirondoro y'ababyeyi bacu, ndayizana. Nyizanye nibwo manseri yabishatse mu bitabo byabo, arambwira ngo umwana arimo, amadirese y'aho aherereye, nuko tuza kumwandikira ibaruwa igerayo. Igezeyo baraduhamagara, bamamagaye turavugana, bambwira ko umwana ari aho, barambwira ngo nyuma y'abazamuzana aze kudusura. Bavuze ngo aze kudusura, turategereza ko bazongera kuduhamagara. Ya nimero baduhamagaje nicemo, ariko adresse yabo bari baduhaye yose nari nyifite, kuko envelope byagaragara ko yagezeyo, twe twabandikira ntibadusubize. None se uwo musaza wawe yitwa nde? Yitwaga ari nitwe Apollo. Ubu se yitwa nde? Ubu bamwise Jeunesse Aurelie. Ngo yaje kubatizwa bamwita Benedicto. Ari nitwe Benedicto. None se ko numva umpaye amazina menshi, turafata yahi tureka yahi? Niyo abamanseri barebye mu myirondoro bafite, baba ariyo baduha, nuko natwe turayandika. Papa yitwaga Mpozayo, mama yitwaga Kanyagara. Amakuru ufite igihe yaba yaragereye mu Bubiligi na yahi? 93 nibwo yageze muri Belgique. Niyo tariki bamwadoguse 93 ya mbere z'ukwa kane 1993 en Belgique. Mbese kuki bamujyanye wewe bakagusiga? Ngewe yarankurikiraga, ni musaza wanjye. Yarankurikiraga, twese turi abana, mama yaratubyaye aducutse tukiri dutoye. Ubwo rero umumama wakoraga muri umuntu muri centre nutritionnelle niwe umbwira ati weho ti wari urimo gakuru, nawe niwe waje kumfata, ari inkuma atarashaka, arampeka anjyana iwabarandera. Uwo mumanseri, abamanseri b'abakarikuta nabo bakuriraga aho ngaho Ingarama, bajyana uwo nguwo umusaza wanjye mutoya
nuko nyuma nibwo namenye tubwo amakuru nyafite ko ari abo bamanseri bamujyanye. Ubwo ndaje guca akenge reka njye kubabaza amakuru wenda niba yarapfuye, batubwira ko yapfuye, niba ariho ati wenda nabwo twashaka kumenya amakuru ko yaba ariho, ariko twabyakirize kuba twarasigaye turi bakeya. Nuko mbifata gutyo. Joselyne Uwamahoro, ngushimye cyane kuba ugifite ubushake bwo gushaka musaza wawe Arinitwe Apollo Benedict, ushobora kuba ari mu Bubiligi mu mujyi wa Charny Erge, cyangwa se yarahinduye dore hashize imyaka myinshi. Cyo nakubwira nuko abana benshi bajyanywe mu Bubiligi muri myaka za 1993, benshi muri bo Imana yarabaragiye. Ndizera rero yuko na musaza wawe tuzagira amahirwe yo kumubona tukabahuza. Nongere ngushimire cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro. Yego urakoze kandi namwe Imana bakomeze bahe umugisha. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Mu gusoza iki kiganiro ndifuza kwakira umukecuru w'imyaka 74, yari afite 12 u Rwanda rubona ubwigenge, ari nawo mwaka yavuye i Bugande aho yavukiye aza mu Rwanda. Yaje abihati wasiga ababyeyi be n'umuryango we, yitwa Kabagande Gaudensia. Ise yari atuye ahitwa Kalungu mu karere ka Masaka, akitwa Kagegera, na nyina akaba Mukangwije. Kabagande Gaudensia atuye mu murenge wa Kigali, umudugudu wa Karama, akagari Kanyabugo. Yaramaze iminsi yandikiye Ijwi ry'Amerika, ndamuhamagara dore uko yanyakiriye. Ndabaramutsa, ni Kabagande tuvugana? Kabagande uraho? Jewe nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi ku Ijwi ry'Amerika. Muraho wamfurawe? Urakomeye? Ndaho wamfura ya mama we. Uraho? Ndakomeye wa mubyeyi we. Yo, urakoze wamfurawe. Yewe data we, numva kuvuga nka Nyabuturo mama wambyaye we. Imana ishimwe kuva duhuye n'ukuri. Yego. Kuva duhuje n'ukuri. Urumva ye? Karame. Yaragushatse mbura inzira nacamwo. Nkabaririza mbura ahantu nanyura, mbura inzira mbona sobanuza. Ubu nyumva ubundi umukecuru mfite imyaka igera muri 80. Urumva? Yego. Ubwo noneho rero nkaba mfite abantu b'abavandimwe banjye b'ababyeyi nataye muri Bugande. Yego. Navuyeyo muri za 62. Navuyeyo muri za 62. Ubwo noneho kuvuga nagira mu Rwanda gutegeye nyine kabaka waho yari atwirukanye kuko niho navukiye. Ubwo rero nkaba nashakaga wenda nzibaza ni wenda nabona akantu wenda nakamwe kaba karasigaye. Numva najyaga ntega amatwi Ijwi ry'Amerika, nkaritega amatwi. Nuko noneho numva riranshimishije, numva nshimishijwe n'akariya Agasaro Kaburaga. Yego. Ndanabakunda cyane rwose. Nibyo. Ndabakunda, nta n'indi radiyo nkunda gucuranga keretse iyo hagiye muri Swahili cyangwa ibindi birenze. Oya ni byiza rwose. Noneho nkumva ukuntu uvuga, nkumva ukuntu ushakisha abantu baburanye n'ababo. Yego. None turagira ngo nguhe amakuru y'abo bantu. Nicyo nari nguhamagariye wa mubyeyi we, y'umuntu adushatse. Nongere nkwisegureho, bisaba gutinda gato kubera ko muba muri benshi mushakisha abanyu, tukagenda tubakira ko buri wese aje adusanga. None rero ni wowe wari ugezweho, ndavuga nti reka nguhamagare muri kano kanya tuganire, umbwire amakuru y'abantu bawe ushakisha. Nakurasa ku ntego rero. Yego. Abantu ushaka Cyokora mama we namusizeyo, ariko ubu ntakiriho kuko nanjye ndebye ingano yanjye. Yego. Na ba mama wacu nabasize na ba marume. Ndumva batakiriho ariko babayeho wenda. Umwe namusize ahantu bita Rusana, yitwaga Gitegetse. N'umugabo we Patrick. Undi namusize ahantu bita Cyashumi,
nawe yitwaga Kambunda, umugabo we niba yitwaga Tiyine. Noneho nkaba hari akandi kana ka Gikenyetse twajyaga kungana, ariko ko narakabitaga kitwa Mukarukwaye. Naho mama wanjye rero we yitwaga Mukangwisha. Noneho njyewe rero nkaba Kabagande mwene Kagegera. Ubwo rero abo bantu niba wenda hari akasigaye, hari n'undi bitaga Gafaranga. Nta mugabo wenda niba hari n'umuryango waba warasigaye, ndumva nababona nakumvikana nabo, wenda unturiranyije nabo, wenda hari umuryango wabo waba warasigaye, tugahuzanya tugahamagarana ndi mu marembe, ariko wenda bibaye byiza nagenda numvikanye nabo, mvuganye nabo. Oya, buretse kugenda komera ku buzima, utegereze ubanze urebe ko twabona umwe mu muryango wawe warasigaye. Ndahera ku by'umbwiye, birumvikana ko ari papa wawe Kagegera, ari mama wawe Mukangwije. Uko bimbwira barasa naho bashobora kuba baratabarutse batakiriho. Papa yarapfuye. Papa yarapfuye, nawe yapfuye ashaje, amaze kugira imyaka ahari mirongo 100, niba ari nangahe simbizi. Ni byiza. Yapfuye nyuma y'intambara. Ariko na mama nuko, kuko ariko nabonaga mama ari mutoya, kuko navuye mfite imyaka 12. None se bariya ba mama wanyu uvuga, ari Kitegetse, ari na Kambunda ndetse n'Agafaranga na Mukarukwaye, ni abantu bane, ariko nagira ngo numve icyo mupfana. None se ari Gafaranga, ari Mukarukwaya, ari Kitegetse, Mukarukwaya ari na Kambunda, abo mupfana iki umwe? Gafaranga mupfana iki? Gafaranga yari musaza wabo ni Marume. Naho se Mukarukwaya yari umwana wa Gitegetse, yari n'umuna wanjye gutwe twako tuzindimwe. Gitegetse azindimwe na Kambunda na Mukangwisha. Hanyuma Mukarukwaya akaba umwana wa Kitegetse. None rero buriya twashakira kuri bariya abana bakiri batoya, wasanga buriya Mukarukwaya akiriho, ariko nta kivuga yuko ko na Kitegetse atariho, nta kivuga ko uriya nyoko wanyu Kambunda atakiriho, bashobora kuba bakiriho. Ubwo rero unyibukije neza aho mwari mutuye, urumva wavuye Buganda ufite imyaka 12, ni kera, ariko uhibuke neza, uhanyibutse kugira ngo ijwi ry'Amerika rirumvikana muri Uganda, kuri ikisoro tuba turi kuri FM, abantu baratwumva neza, ku buryo uwakumva yavuga ati umuntu namumenye, ndamuzi. None usiga umusaza papa wawe Kagegera yari atuye he muri 62? Aho ngaho nyine yaratenda na hari bagutyo ndacyahiruka na hano bita Karungu. Igomborora niba ari Masaka, niba ari Karungu naho. Yego. Ni Karungu. Icyo nibuka n'umurenge. Ntacyo bitwaye, Karungu harahagije. Naho se Kitegetse we ndumva namwibuka cyane, we yaratuye he? Yaratuye Rusana. Naho se Gafaranga we yaratuye he? Yari n'Imbuyereze, yari umuntu w'Imbuyereze, ariko yabanaga na bakuru be na nyina yarakiriho, na nyina wabo nyogokuru wacu yarakiriho. None se wa mubyeyi we Kabagande, nyuma y'intambara muri 1994, nyuma y'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, hari abantu bari barahunze bagarutse mu Rwanda baturutse iyo za Uganda, hari n'abaturutse mu bindi bihugu hirya no hino. Nta muntu wigeze ataha avuye iyo za Uganda ngo umurebe unamubaza amakuru akubwira ati i Masaka hameze gutya, dore bene wanyu ko nabasize hari nabo nabonye? Nta muntu wigeze ubona? Reka none se ko muri Kigali kandi nyine aho twaje twiribikirana ahantu bita Marenga n'ibya Kayenzi za Gitarame y'iyo. Yego. Ndetse niho nitwa ngo nakomotse narongoye Kigali n'umuntu wese azi. Ahubwo se hari n'undi umugabo wanjye nyine wandongoye, nawe yagiye muri 73, yitwa Munyakazi wa Ndifuza.
na nyina nyirabagore. Yego umugabo nawe yagiye atyo agenda amahera, niba yaba ariho niba ataba ariho simbizi, ndetse muri abo bose sinabura n'umwe wenda tubonana. nawe yagiye i Bugande? yagiye i Bugande, ambwira ko agiye i Bugande, hari agatembe yari yakoze nuko agenda ahunga. ubwo Habyarimana akijya ku ngoma. Agiye ntiyagaruka? Yagiye ntiyagaruka, ntabwo yashubije amaso inyuma rwose. Ntiyigeze yanakohereza ka telegaramu? Kera boherezaga za telegaramu. N'abana yasigiye barashize wamunyura, n'abana yasigiye barashize asigaje inkike, nawe yarapfuye ubona yasize inkike hasigaye Mpore. Abo wagombye kuba ufite wiyambaza ubafite hafi bari i Bugande ariko ntabwo uzi aho baherereye. Nizera nkomeje ko Ijwi ry'Amerika kubera ububasha rifite bwo kugera kure rigera ku bantu benshi, kandi nk'uko wambwiye murikurikira muri benshi. Abantu batwumva muri kano kanya, waba azi Munyakazi, ni umuhungu wa Ndikuyeze wari warashakanye na Kabagande, wamumenya, ndetse nawe aramutse akiriho hashize imyaka myinshi ariko nta wamenya, ashobora kuba akiriho, ashobora no kuba yarasize abyaye, yarabwiye umwana we ko yasize umuryango mu Rwanda, yaratanze izina ryawe. Wakumva uwitwa Munyakazi wari utuye i Kayenzi ka Gitarama, wari washakanye na Kabagande, wavuye mu Rwanda 1973 akajya Uganda. Aramutse amumenye ubwo nawe yatubwira, ariko cyane cyane turashaka abavandimwe ba Kabagande, turashaka ba nyina wabo, turashaka Kitegetse na Kambunda, turashaka umwana wa Kitegetse ariwe Mukarukwaya, Mukarukwaya, turashaka kandi na Gafaranga. Nibutse yuko wowe Kabagande papa wawe yitwaga Kagegera na mama wawe akitwa Mukarugwije. Abantu babamenya bari batuye Masaka muri Uganda, baturutse muri Uganda, bahabaye, bahakuriye. Abamenya uwo muryango muzafashe uyu mubyeyi, ari mu Rwanda, ntabwo ashaka kuva kuri iyi si atamenye ko ahasize umuryango muzungura. None hari ikindi wumva tambwiye ko ndabizi ubwo kundi Ijwi ry'Amerika wari ukumbuye kugira ngo tuvugane, hari icyo nibagiwe kukubaza, hari icyo wifuza kongeraho cyadufasha kugira ngo umuryango wawe uboneke? Muri abo bose rwose icyo nifuza ashaka kongeraho, nibura nifuza yuko nabona wenda n'akantu baba barasize kakakoresha uko kashoboye, agakoresha uko ashoboye, inomero zanjye ukazimuha, noneho akazampamagara wenda tukabonana cyangwa se tukavugana. Rwose naba nishimye, nakwishima cyane bihagije, kandi nabasengera ku Mana mwamfuramo. Ngaho rero ukomeze usabe cyane kugira ngo iyo Mana izagufashe, ikube hafi, ibe hafi n'umuryango wawe. Nugira Imana ntuzabura n'umwe, ntazabura akazaza kukureba. Ngaho ukomere, ugira amahoro. Yego mama, murakoze mwamfuramo. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje. Nongere nshimire mwebwe mwese mwampamagaye mukampa amakuru yatumye Joselyne Uwamahoro abona umubyeyi we, cyane cyane Jeanne Pomisen Kagabe, inshuti y'Ijwi ry'Amerika. Ntukiri inshuti gusa, ahubwo ubu uzatubera ambasaderi aho utuye n'aho ugenda hose. Nawe Dona Marlene Mukayiranga, urwo rukundo n'urugwiro ugaragariza umuntu, cyane cyane utishoboye, urakaruhorana. Agasaro Kaburaga ni ikiganiro kibagarurira icyizere cy'ubuzima no kubaho, n'umwihariko wamurisanga ku Ijwi ry'Amerika. Nakagaruka, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.